Iyi nzu gutyo uyireba iraburaho ibintu bikeya kugira ngo nyine yuzure irangire. Iyi nzu ni nini, ifite ibyumba bine na salo na salamanje n'igikoni, ndetse ikagira dushe na toilette eshatu imbere, noneho ikagira ka annexe hanze karimo hafi igikoni, icyumba cy'umukozi ndetse na toilette byo hanze. Iyi nzu rero irarangira ihagaze miliyoni 35. Ubwo ushobora kuyigura gutya kuri makeya, ibindi ukabyikorera. Ubundi iherereye hano mu kagari ka Gishore, aha ni muri Nyakariro, ariko ni hafi rwose metero nkeya aharebana n'amasaka hano ya Kicukiro. Ni ku muhanda neza ku buryo kuhagera byoroshye. Ikindi ni n'ahantu hari guturwa, nyine hameze neza rwose, hafite ibyangombwa byose, hari ibikorwa remezo, hari umuriro, hari amazi, ibintu byose birahari. Ushaka kuyisura rero biroroshye, ni ukutuvugisha ugahamagara kuri iyo nimero, cyangwa se ukatwandikira no kuri WhatsApp yacu iri kuri iyo nimero nyine igaragara hano hasi. Urakoze, karibu. Ikindi ni uko ukeneye nk'ikibanza rwose hirya y'iyo nzu, buriya ku ruhande rw'ibumoso, nubwo ntari kuhabereka, hari ibibanza bigera nko muri 3 nabyo biri ku isoko. Ubishaka ubwo wampamagara nkabikugezaho rwose ukihahira. Karibu.